Haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi, kubw'uyu mwanya mwiza tubonye wo kuganira ijambo ryayo. Dusenge tuganire ijambo ry'uku kwezi, cyangwa tumaze iminsi tuganiraho. Imana tugeneze cyane. Data mwiza, turi imbere yawe, turakunezerewe, turagushimira ubwo umugambi wa mwiza mugari ufite ku buzima bwacu. Turihanya twatutakira amaso yawe, twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Kristo. Duciye bugufi amaso yawe, turakwega kugira ngo ukomeze tuganirize ibyo tugomba gukora. Niba mwiza dukora imikurirwa nawe ko mwiza, Yesu tuyumva izina ryawe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza rero duhaye, ngo dukomeze tunezerwe imbere yawe. Tugushimiye ibihe bitambutse, waraturinze, turacyari bazima. Data, hari abavuye mu mubiri, kuba tukiriho rero nuko dufite umugambi mwiza, nubwo turi kwinjira mu bihe bikomeye, bigoye, biruhije, kandi tukabona ibimenyetso nta bandi bizira, ni twebwe abamenye icyo wabivuzeho, wagiye ubivuga. Data, ni ukugira ngo twitegure, tube maso, kugira ngo twe kurangara, ntihagire ibintu biturangaza. Haleluya. Mana wakoze rero, dushimiye gukomeza kuganiriza imitima yacu mu buryo butandukanye. Tugushimiye ko waduhaye umurimo wawe kugira ngo tuwukore. Hanze y'umurimo wawe twabonye nta kiza kiriyo, niyo mpamvu twavuyeyo. Uraduhamagara atubwira ati nimuze mbaruhure mwese abarushye n'abaremerewe. Ushimwe rero ko twageze, turagushimiye ko waduhamagariye kuba mu isanzure ryiza mu rugo rwawe, nk'uko Dawidi yavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu bwatsi, mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Turagushimye rero ku bw'umugambi mwiza ufite ku buzima bwacu. Turwaye ikaze mu mitima yacu kugira ngo ukore imirimo yawe muri twe, ikibaniro n'ikibi cyawe. Turagushimiye cyane kubw'ibyo wakoze mu buzima bwacu, kandi kugeza ubu ngubu dushimiye n'umugambi mwiza dufiteho muri ibi bihe byose, nubwo bikomeye ariko dufite umugambi mwiza, cyane cyane mwiza ngeze ubuzima bwacu. Amen. Turaganira nk'uko tumaze iminsi tuganira igitabo cy'Itangiriro cya 21. Imana ishimwe cyane. Ubushize twaganira igice cya 20, tuvuga umwami w'Igerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Turibuka twakuyemo ibintu bikomeye cyane, aho twarebye uburyo abantu bizera Imana cyangwa se babana n'Imana, n'uburyo Imana ibaha umugisha, uburyo Imana irinda abantu bayo. Imana tugeneze cyane. Uyu munsi rero turaganira ku magambo nayo mu Itangiriro igice cya 21. Dufitemo imitwe igera kuri 3. Umutwe wa mbere, Sara abyara Isaka. Imana ishimwe cyane. Undi mutwe, Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Undi mutwe, Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Imana tugeneze cyane. Aya magambo turayumva dute? Sara abyara Isaka. Kubyara tuzi icyo Imana yabishyiriyeho. Umugabo n'umugore bahure, babyare, bororoke, buzure isi. Haleluya. Urumva rero ko yari mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane ko igiduha imigisha nk'iyo ngiyo. Muri iyi minsi ufite uwuhe mugisha uri gushimira Imana yaguhaye mu izina rya Yesu Kristo? Haleluya. Ni ikihe kintu umashima Imana wumva yaguhaye? Ni irihe sezerano se wumva uhagazeho uri gushimira Imana ati mu minsi itaha, cyangwa se isaha niteguye ko nabona igitangaza cy'Imana, cyangwa se nabona Imana intunguye, ukumva ufite amatsiko? Haleluya. Nyuma Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Gusenda muzi byari byo, umuntu ari kumwe n'abandi baye ngombwa ko bamwirukana. Kwirukana niko nabivuga, kwirukanwa. Mbese hari ahantu wirukanwa, urabizi ubuzima bwo kwirukanwa, kuvanwa muri sosiyete ahantu wari uri, ukuntu bameze, ubyumva ute? Wumva binini, unabivuze uhita wumva biremereye cyane.
iyo bavuze ngo barirukana umuntu mu kazi ahita yumva biremereye, yumva aguweho n'ijuru. Tekereze situation Hagari yari arimo na Ishimayeli, tuyiganire kandi ni byiza ko dusangizanya no muri comment n'ahandi ku mbuga zitandukanye tugenda tuganiraho. Karibu cyane tuganire. Undi mutwe ngo Aburahamu na Abimeleki basezerana. Mbese ni niye mpamvu dusezerana? Reba nk'umugabo n'umugore impamvu basezerana ni iyihe? Haleluya. Bakeneye kugira ibintu bumvikanaho. Haleluya. Bakeneye kugira umurongo bahuza. Nibuka ko umusaraba wa Yesu ngo kuba uhagaze gutya kandi ukangira n'igiti gitambitse, igiti gihagaze, uko nabyumvise tuzafatanya n'ubundi natwe niba hari undi ufite ubusobanuro burenzeho, ni isezerano abantu bagirana n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni isezerano ufitanye n'Imana cyangwa se wagiranye n'Imana. Mbese hari indi Mana ufite. Muribuka Eliya ku musozi Karumeli aho yaje agaza akavuga ati nimuze bahanuzi ba Bali na Ashimwe, muze turebe Imana nyamana iyo ariyo, namwe muze Abisirayeli turareba Imana tugomba gukora iyo ari umunsi. Muzi byahabereye, agatendo kahabereye. Imana ishaka gukora agatendo gakomeye mu bantu bayo, mu bantu bo mu isi yose. Abantu bayo bo bararinzwe, bafite umugisha kuko ni ibintu byiza niho bituruka, nibo biturukamo. Urumva rero umuntu ufite ibintu byiza ntawe utamushaka, ntawe utamukenera. Niwe bitangaza bikorerwamo. Ibitangaza bijyanye nuko umuntu avuga ati ndakurikiriye Imana kuko yangiriye neza cyangwa se yagiriye uriya neza. Ariko abatizera bo bakenera ibitangaza, bahura n'ibitangaza bikomeye cyane. Nka bindi byabereye muri Egiputa. Muribuka ibyabereye, abantu barapfa barashiramera nabi basigana umuborogo. Imana tabare cyane. Ntabwo dukeneye ibimenyetso nk'ibyo. Muribuka Yesu avuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ikimenyetso nk'icya Yona. Dukeneye ikimenyetso cyo kubona Yesu amara mumva iminsi 3, amara mumva iminsi ingahe, ku munsi wa 3 akazuka. Ese kuzuka kwa Yesu Kristo twebwe nk'abantu b'iki gihe nk'uko abivuze hari icyo bitubwiye? Hari indi Mana se twiringiye? Bare, Ashimwe n'izindi ntaza amazina, ko tumva amateraniro amasengero hirya no hino nk'ayandi twumva ngo tununga hehe na hehe, abasengera hirya mu butayu na hehe. Se turasenga Imana imwe, turasenga ko tubona buri wese afite uburyo abana n'Imana. Icyo cyo turakizi, nubwo bamwe bakitwaza nyine bakagikoresha nabi. Imana dutabare cyane. Ariko uko umana n'Imana bigira iherezo. Zaburi ya mbere nivuga ngo hahirwa umuntu akurikiza imigambi yabi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicane n'abakubaha. Haleluya. Uwo ni uhiriwe. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo uwo ngo yishimira. Tujya twumva buri wese afite ahantu ahagaze, afite ahantu yicara, ariko akavuga ati ahangaha ndi kumwe n'Imana, nta kibazo. Yego, ariko hanyuma twumva abandi amategeko y'Uwiteka niyo twishimira nabo, cyangwa se y'Imana niyo twishimira natwe. Hari amategeko Imana yaduhaye ahangaha niyo tugenderamo. Ngo aya mategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Abantu benshi bafite amategeko runaka bagenderamo. Yego, bamwe bavuga ati amategeko yatanzwe n'ubuyobozi bwashyizweho n'Imana tuyubahe. Ariko ndashaka kureba ngo tuvugane amaherezo y'iyo mihango yose tugenderamo. Nguwo muntu ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Kuko twese akenshi
abenshi banakoresha na Bibiliya, hari n'abandi bafite n'izindi nazo bita Bibiliya bahawe n'Imana n'ibindi bitabo ngo nabyo biva ku mana zabo n'andi mabwiriza, ariko amaherezo yabyo nayo uwo muntu rero azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byabyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Njyewe aha ngaha nahise numva yuko nyine mu iherezo cyangwa se icyo azakora cyose mu iherezo ryacyo rizasohoza ari ryiza. Hari indirimbo twageze kubasangiza, muzarebe ku rubuga iriho ivuga ngo n'ubundi ni Zaburi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo ntagomba kuba mu nama z'abagambirira ibibi, ntakorana nabo muri byo, uwo yishimira amategeko y'Imana ibihe byose, niyo ntsinzi ye. Uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, arangwa n'imbuto z'umwuka wera pe. Icyo giti ibibabi byacyo ntibyuma, uwo muntu ahorana itoto, ntiyita ku bibazo, icyo azakora cyose kizasoza ari cyiza. Haleluya. Mbese impamvu tuvuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza, ikintu tubona ko ari cyiza ku iherezo. Yesu ashimwe cyane. Amaherezo y'ikintu tubona ari meza, tubona ari meza cyangwa ari mabi. Twamenya ngo cya kintu kimeze gutya, ariko wahora n'imbuto z'umwuka wera pe. Ntabwo turi mu isi, Imana ikorana n'abantu mu buryo butandukanye, twamenya ngo izi ni imbuto z'umwuka wera cyangwa se ziriya ni imbuto z'umwuka wera. Uretse ko yego na Bible irazivuga, nubwo ntekereza ko umwuka wera agenda dusobanura uburyo dukoramo, icyo cyo ntitwakirengagiza, ntitwanaca n'imanza, ariko amaherezo y'ibyo dukora arahari. Hari igihe rero dukora ibintu tukagira ngo nta maherezo bifite amaherezo. Yego twese tuzapfa pe, tuzagenda, hari n'abandi Yesu azasanga bakiriho, ariko ririya juru na kuriya kuzimu birahari, bifite abantu bitegereje runaka. Benedata, tutitaye guca imanza, kuko Imana ntiyadukiza abacamanza, Imana niyo mucamanza. Ni irihe herezo wumva ushaka? Usezerane na Satani, werure uvuga uti ngiye nasezerane na Satani, tayari. Ariko niba ushaka no gusezerana n'Imana, dusezerane n'Imana, tayari. Imana tugenze cyane. Kugira ngo ube mu isuzi yuko uzajya mu ijuru cyangwa uzajya mu kuzimu ubizi uri shuwa, Imana tugenze cyane. Yesu arababwira ati ubu rero tuvugane neza, ababwira amateka y'aho Imana yabanyujije nk'ubwoko yatoranije. Arangije ababwira umugambi bafiteho. Ndumva ari muri Yesu ibice 30 niba ntibeshye. Arangije avuga ati none sasa muhitemo Imana muzakorera, niba ari abanyamahanga cyangwa se ari Uwiteka wabanye namwe muri iki gihe cyose. Imana dutabare cyane, ko yabibukije uburyo basekuruza bagandiye Imana cyangwa se bitwaye nabi ku Imana none bikarangira baguye mu butayu, hakavamo Yosuwa na Kalebu gusa. Mwumva ibyo bintu, hari abantu bagwa mu butayu, buri munsi tubona abantu bapfa, n'abandi hari imibare hari abo twumva batwegereye, hari n'abandi tutumva, ariko hirya no hino baba hari benshi bapfuye mu rugendo. Ngo bisi igenda nyine isiga buri wese, turi mu rugendo, ntabwo twicaye hamwe, turi kugenda, ubu turi mu rugendo.
turi mu rugendo. None sasa Yesu arababwira ati rero Imana abayigandiye basige mu butayu, none namwe murashaka gusigara kumera nabi kuko hari ibyo Imana yavuze izabaka kino gihugu, izabagira gutya na gutya na gutya na gutya, bateze bino na bino. Kabira ibintu duhora twumva. Abantu b'Imana hari ibintu bidakwiye kubabamo. Bw'inzige, bw'intambara, ntabwo ibyo bintu bikwiye kuba mu bantu b'Imana. Kuko turi mu isi, ntabwo abantu b'Imana bo bazateza intambara, nta nubwo ntabwo ari bo ibyo bintu bizaheramo, ahubwo abakora nabi bakora intambara, batuma isi yigwaho n'urubanza. Undi aravuga ati igituma abantu badakizwa nuko n'abagerageza kumva ubutumwa bwiza nabo batavuga ubutumwa. Kandi buriya kuvuga ubutumwa ni intwaro ikomeye cyane yo gutsinda Satani. Ni intwaro ikomeye cyane, no natwe ubwacu kubuvuga ni intwaro ikomeye cyane yo gutsinda Satani, cyangwa se ni intwaro ikomeye ituma dutambuka n'idutambutsa, duhora turi protected. Yes. Kuvuga ubutumwa bituma dukoza isoni Satani, bituma abanyabyaha bagabanuka mu isi. Kandi natwe ubwacu biraturinda, bituma dukomera mu rugendo. Ariko tutabuvuze birangira natwe ahubwo badutwaye, batujyanye. Niyo mpamvu Yesu yadusiye iyo mission. Yesu wabonaga ari very targeted, areba imbere, afite ikimurangaje imbere, nta kureba hirya ndekereke. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nidusohoka muri Babuloni tutareba hirya no hino, tutagira ibintu dukora ngo tutiyanduza, kubyo ngibyo bizashana na Babuloni nyine, bizashana nayo. Iyi si hari ibintu byanduye, ibyo bintu byanduye ubona ntubikoreho, kuko bizashana nayo. Imana tutabare cyane. Tugiye kwinjira mu bihe bibi bikomeye. Imana yahoze ibinyereka by'intambara, ariko Imana iravuga iti umutaka itanze ku bantu bayo. Mu isengesho usenga, ujye usenga uti Mana nakiriye imbabazi zawe, Mana nakiriye imbaraga zawe, Mana nakiriye umugisha wawe. Imbabazi, kwakira imbabazi z'Imana bisobanuye iki? Guca bugufi imbere y'Imana, wihana. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko Imana yabwiye Mose iti kwetira inkweto zawe kwa wageze arahera. Na Yesu nuko n'abantu b'Imana barangwa no kwihana buri mwanya, kwiyeza, kwita umwanya, gusaba imbabazi buri mwanya. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso cyiza cyane. Nk'uko usaba umuntu imbabazi akanezerwa, utekereza Imana yo yahita nakugabira. Imana tugeneza cyane. Gusaba imbabazi zikwiza no gusaba imbabazi ufite gahunda yo guhinduka, ubona ko hari change zirimo zirahinduka, hari ibintu birimo birahinduka. Pana nyine ndakoze mbabarire, oya. Ku muntu mwiza kwitoza kugira urukundo. Ikindi cya kabiri, uko kuvuga ngo Mana nakira imbaraga zawe, ni imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, ntabwo ari imbaraga zo kurwana na Satani. Satani ufite uyirwanya akayinesha, akayimerera nabi. Twebwe gahunda Imana yaduhaye ni gukora umurimo w'Imana. Imbaraga twakira no gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Shakira mu izina rya Yesu. Ikindi cya gatatu, kwakira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana rero iyo dukora umurimo w'Imana, umugisha w'Imana tuba turi nawo. Ubwo ni gukora umurimo w'Imana rero. Ihora witegura amasurprise. Ntabwo ari bari kure. No buri mwanya, buri segonda wajya ubona amasurprise. Caring, ubona abantu bakwitayeho cyangwa se baguha ibintu runaka utari watekereje. Umuntu kuva arwahamagaye kubaza amakuru utabitekereje, akakwitaho utabitekereje.
ibintu nk'ibyo. Tugire umutima uca bugufi, ushaka gukora umurimo w'Imana, umutima wuzuye urukundo. Imana tugire neza cyane. Urukundo niho ruzingi. Ikindi Imana yanyeretse, njye nari ndyamye ahantu hari umwanda, donc ubu hasa nabi, matora iciriritse, za zindi twita ngo ni agasambi, ariko njye ari matera iri ahantu gutya, matera iri aha, umwanda uri hariya, ubona ahantu hasa nabi gutya, mbona n'abandi bantu binjira mu mazu yabo ubona hasa nabi. Imana yambwira ati, ndayibaza nti aha niho ndi, ndambwira ati hariya niho ndi gukura. Yesu ashimwe cyane. Irambwira iti abantu bari mu mwanda, bamwe nyine bakawubamo, ubwo niba imiramura na ya icyubahiro nyine ndashima nyine. Umwanda ni isi irimo umwanda, iyi si irimo umwanda, ariko abantu bashaka kuyigumamo. Yesu aravuga ngo ubwami bwanjye si ubw'isi, abwira Pilato. Ari Yesu ariwe banze byo kwizera. Turaba Kristo, niba twahisemo Imana yacu, niba twemeye gukurikira Imana yacu, gahunda ni ukujya mu ijuru, turayinyuramo, dukora ibyo tugomba gukora. Niba wiga wige, niba ukora akazi, ubonye akazi ugakore, niba utakabonye n'ibyo. Sawa rero, mbona abantu bamwe bari mu mwanda, ntibabyitayeho yuko bari mu mwanda. Juste ni nk'uko uko nabibonaga wari umwanda pe, ku buryo n'undi wese aramutse ari muri uwo mwanda yakwifuza kuvamo. Ariko isi iragaragazwa, irangwa, imeze nk'uwo mwanda. Nuko nguko ni imeze nk'uwo mwanda. Uribaza ni gute Imana yatwika ibintu yaremye? Nuko bisa nabi, byanduye. Ni gute Imana yarimbura isi? Nuko nyine isa nabi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, mu Byahishuwe 21. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashizeho, bizashiraho, bishye neza, biveho, babizinge biveho. None hari ibintu byanduye rero mu isi, abantu bicaye mu mwanda, babizi hari ikintu ukora ukumva umutima ukomereye nabi cyane, aho ni umwanda. Imana tutabare cyane. Tuve mu mwanda, ikintu cyose ubona ari umwanda, umenye ko ari umwanda nyine, umenye ko kizashana n'isi. Kuko natwe tuba tubizi. Imana yongera kunyereka ejo bundi, njya mu gace runaka, mvuye ni nko nava i Kigali nkajya mu ntara. Ngeze muri ako gace nsanga abantu barakina ibisanzwe, ubuzima busanzwe, barabyina, ubuzima busanzwe nka bino dukora. Imana itabare cyane. Ariko mu isegonda hari ibisimba binini by'umweru birya bari aho babyina, biriya bari barimo barabyina. Turangije abantu basa nk'abahunga, ariko ibisimba birongera bisubira muri position byabo. Niko nanjye narikanze, nzakisha inzira vuba ncapisha, ese inzira yangaye iva hano niyihe? Nyibutse abantu batuye hano, nuko tingiriya barayinyereka inzi isubirayo cyo guhunga. Ariko nkabona bo nta gahunda yo guhunga bafite, baraho ibisimba byari yababyina birongera biraryama. Mbazi by'ibyo bisimba, barambwira ati ibi bisimba bisinzira amasaha 2, nyuma amasaha 2 bikabyuka, kandi ibi birabyuka ubwo nyine birya abantu muri isi barashize. Hari ibintu bibahitana nubwo tuba tubimeze burya, abantu bakomeza bakamera ukuntu bameze. Ntangazwa nuko ibyo bisimba mu masaha runaka biri bubyuke. Ubwo niba byariya bari barimo barabyina, ubwo bari gukina, barakomeje barakina, byararyamye ibisimba, abakina barakomeza barakina. Mbona abantu ntibafite gahunda yo kuva yo guhunga. Ubuhungiro dufite ni muri Yesu Kristo. Mbese Yesu ni icyo akeneye. Yesu aruhura. Ukeneye ko akuruhura, dukeneye ko turuhura.
Yesu ni umwuka, Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisenga umwuka no mukuri. Mbese wagerageza gusenga, Mana ntabara, mbwira icyo gukora, wumve akubwire, wongere umusenge ati sinakumvishe neza, wongere umbwire bwa kabiri, niba utumvishe wongere umbwire ati sinakumvishe, naza bwa gatatu umere nka Samweli nawe akiri umwana, Imana yamuhamagara bwa mbere aritaba, ariko ntiyamenya ko ari Imana imuhamagaye, asanga Eli ati singiye uguhamagaye, bwa kabiri asubirayo kwa Eli, bwa gatatu Imana yamuhamagara asubiraho kwa Eli amubwira ati niwongera ubwire uguhamagaye uti nditabye databuja, bwira umugaragu wawe. Imana yamubwira. Twitoze kuganira n'Imana mu buryo bw'umwuka. Bible irahari, nta bindi. Bible, soma Bible, uko usoma Bible wunguka ubwenge. Twigeze kuganira uburyo ng'abantu bo muri Illuminati bagira ibitabo basoma, uko ushaka gukura mu buryo bw'umwuka w'umwijima wabo, ngo ukore amapozisiyo mu mapeta, ushobore gukora ibintu bikomeye, ibi by'umwijima mubona nyine guteza ibiki. Usoma ibitabo byinshi, komeza gusoma. Bible soma, utangire usome ibyahishwe, ugeze mu byahishwe wongere utangire, gutyo uzajya wumva uryoherwa, wakira imbaraga. Kusoma wakira imbaraga, kusoma niko ubona imbaraga zituma uhaguruka, uhita ubona ahantu bamwe beshuwe cyangwa se bamwe batsinzwe, ugahita uvuga uti ahangaha singomba gutsindwa. Ni gute se? Uko usoma Bible ituma ukwe wisuzuma, ugasanga umutima umeze nabi, ariko ugavuga uti reka mpaguruke ngende nkore. Kumva ushaka, uko usoma Bible kumva ushaka gusa n'Imana. Haleluya. Yesu shimwe. Imana utabare cyane, Imana tugenza cyane. Turi kwinjira mu bihe bikomeye, twese turabibona, ariko twe kumera nk'abo bantu bose ngo tuyibone gusa. Korona iraje, ibaye ikoze kari agatendo kose, isibaye nk'icogoye cyane, nubwo nayo tukirimo. Iby'intambara biraje, ntitumenye uburyo korona bigenze, bya korona bigenze, ariko dukomeje ubuzima busanzwe nyine bwa bundi bw'ibyaha, bya bundi bisa nabi, kandi imitima yacu yaduciriye imanza. Imana idufashe cyane. Yesu, turi kuganira, komeza usenge. Gira ubutabazi ufata ku Mana, gira ubutabazi wakira ku Mana, usaba Imana. Hejuru yo gusoma Bible, usenge ubwira Imana ati nganiriza, izatuganiriza pe. Twongereho n'amasengesho kwiriza ubusa ahantu uri, ufatanye n'abandi mwiza ubusa. Niba kubikora wenyine nabwo uzabikora nyuma gato. Tugerageze dushakisha uburyo tuba mu mwuka. Imana iba mu mwuka, niho tuyisanga. Ushaka kuganira na Yesu ajya mu mwuka, mu buryo bwo gusenga. Niko bimeze. Ariko inkingi ya mbere ni Bible. Nudasoma Bible twayoba, tudasoma Bible twayoba. Soma Bible, usenge mu buryo bw'umwuka, winjire mu wumva Imana ikubwira. Niyo mpamvu ukomeza gusoma ijambo ry'Imana. Urisoma, wongere urisoma, umenye ko ahangaha ni yo muyoboro dufite muri iyi si. Niyo mpamvu tugomba gufata Bibiliya tukayigundira, ukongera ukayifata, ntuyirekure. Ntuyirekure ahantu hose uri, mu kazi hose, genda mu nzira, hehe na hehe. Mu izina rya Yesu Kristo. Aho ugeze ubonye uburyo, yisome. Ibindi bize uze kuza kubijyamo gakeya nabwo. Uko usoma Bible niko izagusunikira gukora umurimo w'Imana. Nta handi tugura imbaraga, ni hano. Namuguse ni hano. Bible, gusoma Bible cyane no dukura imbaraga mu izina rya Yesu. Hano buriyo dusoma tuba turasenga. Usoma Bible, nurangiza usome Bibiliya. Uko usoma Bibiliya niko
kubona imbaraga zo gukora umurimo w'Imana nta handi nta hindi niyo mbaraga. Ubu ni ukuri imbaraga zo gusenga, ni ukuri imbaraga zahe, nubona imbaraga zo gusoma Bibiliya n'ibindi byose ni mu madiregite neza. Haleluya, turashima Yesu. Bibiliya irimo histoire cyangwa se amateka y'uburyo Imana ibana n'abantu, uburyo Imana yaremye ibintu. Haleluya, uburyo Yesu azagaruka. Icyo gitabo ukuntu gikomeye. Satani afite ibibazo cyane, tumufitiye gahunda ikomeye, azumirwa. Duhaguruke dusome Bibiliya ubundi urebe, turamukorera udutendo, asigaye wenyine, nta n'undi ajyanye mu ikuzimu, nta abandi bose bakizwe, ntawe utakizwe, nabo bose bari muri za Illuminati bazavamo. Imana ifite imbaraga zikomeye cyane, ariko Imana izagaragara mu bantu bayo nyine. Ariko ijambo ry'Imana rituvuga ngo nitutayikorera n'amabuye n'ibiti bizayikorera. Kwese ni gute twankaho gukorera umwami wacu kandi ari naho ubuzima bwacu buri? Nitutakorera Imana turapfuye, niko bimeze, kandi tugapfa urupfu rubi. Niko bimeze, ni ihame rihari. Uhitemo inzira ebyiri, hari inzira ebyiri Bibiliya irabivuga. Donc mu bacamanza naho ibice ari 30 simbizi sinibwa neza. Uhitemo inzira ebyiri. Imana yavuga ati kiza imbere yawe inzira ebyiri. Uhitemo ubugingo ubeho, uhitemo ubugingo ubeho, uhitemo urupfu, nuko nyine urimbuke. Uko urupfu tubijyamo turireba, Imana tugeza cyane. Turi umwanya wo gusenga no gusoma ijambo rye. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije. Haleluya. Mbese ni ibiki Imana yadusezeranyije? Mbese tubitegerezanyije amatsiko? Ni nk'uko umuntu ukomeye yagusezeranya ikintu, ugitegerezanya amatsiko, ukuri siri, urishuwa, birabizi neza ko azakiguha. None Imana twe turishuwa, pfa kuba rindiri rivuge gusa ijambo, irivuge uritegereze. None ujye usenga uvuga uti kiraza uyu munsi, ukitazi uyu munsi ati ntacyo cyaje uyu munsi, ariko ejo kiraza, cyaje muri ariko ejo kiraza. Ugume muri iyo system uvuga uti nta kibazo, every time uko nguko ubu murabikura ubyiyegereza. Ntabwo Imana yashyizeho igihe, ariko wowe wakwitegura buri mwanya ukavuga uti uyu munsi iraza, uyu munsi ejo iraza. Kuko nabonye ibintu bikomeye cyane, nsanga yuko nubwo ikintu Imana yagusezeranyije tuba tutarashyigeraho, ariko hari ibimenyetso bikiranga. Haleluya. Ibyo bimenyetso rero ni byiza cyane. Haleluya. Dukeneye ko Imana ivuga, yarangiza n'irimo irakora imirimo yayo tukabibona. Iyo ivuze biradufasha, tumenya gahunda dufiteho. Gukora kwayo rero kukaza ari kuri special. Yasezeranyije iki kintu, nk'urugero niba insezeranyije ubukwe, hari ibintu biranga ubukwe. Tangira nitegure aho ngo nzaba, nangere negura ibyo ibintu tuzakenera mu nzu. Sawa, nangere negura invitation, nangere tegure ibiro, dukora ibirori bitandukanye bigenda bibanziriza ubukwe. Sibi itariki y'ubukwe izagere, ariko nyine ibindi byose iyo minsi se yose nabayemo kugira ngo kugera hano biragoye, ntabwo bigoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo tutaragera ku kintu Imana yadusezeranyije, ariko buri mwanya uko mvuga uti kiriya kintu kiraje, isaha kiraje, kuko nta gihe Imana yavuze cyangwa se yanavuze igihe. Mbere y'uko icyo gihe kigera, hari igihe wumva ushonje cyangwa se ugira ute, ariko ukabaza n'Imana uti Mana se ko kiriya gihe kigoye, hari kera
ndabahone. Haleluya. Twisanzure imbere ya papa. Nibyo ni papa wacu wo mu ijuru. Ndabahone. Igatangira akubwira iti nuko kujya kumva turaba uraza kurya gutya. Umunsi ukarya. Ejo ukababonye ubundi buryo bwo kurya. Gutyo inzira. Kuri ya sezerano rizaza nyine risanga rigomba kudusanga turi bazima kameme. Rizaza rigusanga mu mwanya mwiza. Bishatse ngo Imana izadutunga. Haleluya. Ni nkuko Imana yadusezanije ijuru. Ijuru rizaza ari umwuzuro w'ibintu byose. Rizaza ari nka conclusion, ari nka kashe y'umwuzuro, cyangwa se rizaza ari nka kashe y'ibyo yansezanije. So na kiriya kintu Imana yadusezanije ni kashe y'ibintu byiza ineguriye hano hose. Ni nkaho ari ukuza ishyiraho finale y'ibintu yaneguriye muri icyo gihe cyose. Haleluya. Niyo ngo aho hantu harimo ibintu yaneguriye byinshi bizamerekeza bikageza kuri yapo ni nziza, ndayinezerewe, ndayitegereje, mfite amatsiko, nakifuje ko izi uyu munsi, ariko nubwo ntayigeraho, iri izaba ari point finale y'ibintu byiza yaneguriye muri iyi minsi. Iyi minsi mbeze bite muri imyaka ndaba nkora ibi n'ibi. Ibyo bintu rero uzakora ni umurimo w'Imana. Imana yaransanze irongera ambwira iti position yose, ngira ngo niba twarigize kubiganiraho sinibuka neza, position yose uzabaho uzakoraho muri iyi si, akazi hehe na hehe, uko yabireshya kose, uzamenye ko ari agatonyanga mu nyanja gatoya cyane kumugisha cyangwa se k'ibintu k'akazi ugomba gukora. Kavuga gutyo akazi uzamenye ko akazi nguhaye, akazi ufite muri iyi si ni ivugabutumwa. Irambwira iti iyo dukora ivugabutumwa tuba turi mu murimo wa wundi uvuga ngo mubanze mushaka ubwami bwanjye no gukiranuka kwanjye, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Bivuga ngo gukora ivugabutumwa, gukora umurimo w'Imana, gukora umurimo w'Imana no kuvuga ngo gukora ibintu byiza, kwitoza gukora ibintu byiza, ahantu hose gukora ibintu byiza, ikintu wumva cyangwa icyiza ukacyongeraho icyiza, kuva mu bwiza ngo ujya mu bundi. Muri bukasinzi muri Bibiliya uvuga ngo iki mucyongereho iki, iki mucyongereho iki, iki mucyongereho iki. Ni ukuvuga ngo icyiza ucyongereho icyiza. Donc ukora amarushanwa yo gukora ibyiza. Gukora ibyiza niwo murimo w'Imana, nta bindi. Ukora ibibi ari mu marushanwa y'ababi nyine yo gukora ibibi. Ariko ni iki cyiza nakora? Ku murimo w'Imana ukora icyiza. Ni iki cyiza rero? Icyiza biri mu buryo bwinshi. Mu buryo bwinshi naho handi mu kazi na hehe hose, naho hose no mu itorero hehe na hehe, aho Imana igushyize. Haleluya. Aho Imana igushyize. Donc nina bakazi hariya izaba ari field yo gukoreraho umurimo w'Imana. Ukora ibyiza ni cyo cyiza ndusho, ni cyo cyiza nakora muri uyu. Nuwe murimo w'Imana akora muri akazi. Haleluya. Nuwe murimo w'Imana akora muri urusengero. Nuwe murimo w'Imana akora hano. Nuwe murimo w'Imana akora mu rugo. Nuwe murimo w'Imana akora hahehe. Yes. Aho hantu guhaye. Ngo umurimo w'Imana niwo uri imbere, gukora ibintu byiza ahantu turi. Uko dukora umurimo w'Imana niwo yaduhamagariyeho, niwo wavuga butumwa. Imirimo myiza niryo avuga butumwa. Sasa mwivuga butumwa rero biriya bindi, ayo salary tubona mu kazi, izo promotion tubona mu kazi, ni ibihembo by'umurimo dukora. Yesu aravuga ngo mukiri mu isi nzabakora inshuro 100. Ni bande? Ni abakora umurimo w'Imana. Nzabakora inshuro 100. Bazakora umurimo w'Imana ahantu Imana yabashyize. Mu Imana twabonye ko ari gukora ibintu byiza. Nyuma gatoya rero nzaba n'ubugingo buhoraho. Donc azaba yaritoje gukora ibintu byiza, point finale zaza tugende. Kabaye uko ukora ibintu byiza ni kuzana abantu kuri Kristo.
Daniyeli arabivuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka. Mu buhanuzi bwa Daniyeli niho biri, abo ngabo ngo bazaka nk'inyenyeri, ntabwo tuzabahindura tutabona imirimo myiza. Irambwira iti umurimo nabahaye mu isi ni ugukora ivugabutumwa ahantu muri nyine birumvikana, ni ukora ivugabutumwa. Ibihembo muzaba ibindi gushaka ngo abana ngo ibiki, duhemba uburyo butandukanye. Hari abantu baba batarashaka, hari n'abashaka ntibahita babona abana n'iki ariko iyo ubana n'Imana muraganira ukamenya umugambi wayo kuri wowe, ukamenya se niba ari ibitero by'umwijima n'iki irabikubwira. Ariko izo nari zishize ku ruhande, abantu bafite uburyo Imana ibahemba mu buryo butandukanye, ariko Imana ihemba neza. Kuko ikigaragaza ko Imana ihemba neza ni uko buri wese muri situation arimo ubona yifitemo amahoro, akomeje umurimo w'Imana kandi akawukora neza. Yes, ivugabutumwa rituri imbere kurikora, twarangiza Imana ikaduhemba bya bindi byose biri hano hanze, bya bindi tubona bitarimo umwana. No ngo turashyira imbere ivugabutumwa. Mu ivugabutumwa niho uzumva ngo ngwino tuguhe akazi hano, iyi ni place ugiye ine, ntabwo ndaza nkoremo ibyo ngomba gukoramo, ariko ntabwo inyereza. Donc ibyo ngomba gukoramo ndabikora neza nk'uko abindi gahunda yo gukora neza. Yes, ntabwo iri bumbohe cyangwa se inyereze cyangwa se impuze gukora imirimo myinshi myiza. Hari imirimo nzakorerayo, ariko ntabwo ariho nzayikorera gusa. Hari abantu bizingira ahantu bakagira ngo hano niho Imana yankize, nzahakora umurimo wanjye w'Imana gutya. No, Imana ntabwo twirimita mu Imana. Imana yagura imirimo, uko yaguye imirimo ntushakire. Haleluya. Mbese muri umwanya Imana imaraguganiriza ikintu, we mu murimo yagushizemo ni ivugabutumwa, yaraguhembye ahantu urimo akora akazi n'iki, ubwo rugo ufite, abana ufite n'umugisha, ni igihembo. Ivugabutumwa rero rikomeze, ni ivugabutumwa ugiye gukora, tangira utekereze ivugabutumwa ugiye gukora, cyangwa se imirimo myiza ugiye gukora, komeza gukora hirya no hino. Ntuwirimite, ntuvuge ngo ni mu rugo gusa, ntuvuge kuri church gusa, ntuvuge mu kazi gusa. No, agura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo agura inyegamo zawe. Let us not limit ourselves. Ntitwirimite, ntidushyire imbibi. Uko wagura niko n'imigisha yawe yaguka, niko ingororano zaguka. Ngo Uwiteka agendera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agira Sara ibyo yasezeranije. Mana tuye neza cyane. Si mbese twakiriye umugisha w'Imana wo kuba mu ivugabutumwa, wo gukora imirimo myiza, twakiriye ibihembo Imana idutegurira, bya bindi izadukubira inshuro 100 tubikuye mu gukora imirimo myiza, tutirimize. Bareba abantu bakeneye gukizwa, abavandimwe muturanye hehe na hehe, tekereze ikintu wabafasha cyiza mu bushobozi ufite. Yes, uburyo ufite bwose bukoreshe. Uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'ibitekerezo, uburyo bw'ubumenyi, uburyo bw'ibikoresho, urebe ukuntu bikomeye cyane, biba binaryoshye. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Iki gihe kigeze cyo kugitindaho, ni Imana n'ikigerezo uzakibona. Kuko twamenye yuko hagati aho mbere y'uko icyo gihe kigera hari ibimenyetso byiza. Sara azatwita ibyo byose, gusa ni ibimenyetso.
umuntu yatwite hari ibintu agenerwa ameze hari Imana. Umuntu yatwita se akabura uburyo abaho, n'umuntu udatwite abona uburyo abaho, agomba kubijyana iki ko nyine ubuzima hari ibintu bigenewe. Biri muri Yesu ubaza Imana, ntabwo turi mu isi ngo dusonze. Ni gute nsonza? Ni gute Mana ko nashonje ko ni nyine usonza tuzasonza? Ni gute mbura ibyo kurya? Mana ko nabuze ibyo kurya, Mana ufite gahunda ki? Haleluya. Kwitoza kuganira na papa, kumva iki kubwira. Na uko dusoma Bible bizatuma dusobanukirwa n'Imana. Nidusubiza tuzamenya ko ari Imana idusubije. Haleluya. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Mana utabare cyane. Isaka uwo yajyanye na Sara. Hari imiryango itandukanye barabyara, Imana ibamugisha. Mbese ni kubyara ni nko kwakira umugisha. Wari umaze iminsi witeguwe, madamu yaratwite, iminsi itaha bahoraga bategereje bafite amatsiko n'iki bakira n'amasezerano y'umwana, ikibagura n'ibikenewe. Abona umwana, igihe kigeze bakira umugisha. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. N'iki Imana yadutegetse? N'iki dukora ku Imana yadutegetse? Mbese hari intambwe dutera kugira ngo dukore ibyo Imana yadutegetse? Yesu atubwira ngo nk'uko nabategetse mubabwirize nk'uko nabategetse. Aburahamu yabyaye umuhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Imyaka 100 kabisa. Mbese wowe uratekereza iki? Uratekereza hari ibintu utekereza wumva wakora ubu ntabwo uzigiye bizabera? Ntugitinde icyo gihe. Unyihanganire kubwa gripe gatoya. Ariko yabyaye umwana afite imyaka 100 avutse. Ibaza imyaka 100. Tekereze n'ibitekerezo twadufite twebwe. Mana dutabare cyane. Tuvuga tuti tukiheba tukiganyira. No, nta kwiganyira, ufite papa wo mu ijuru. Babiri bitubwira Matayo 6. Sara aravuga ati Imana yanshekeje abazabyumva bose banasekana nanjye. Haleluya. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana? Nta ni Uwiteka, ko mubyari umuhungu ashaje. Mana dutabare cyane. Ashaje. Tekereza abandi babyara ari bakwiye kubyara ari batoya, bakabona umwanya igihe cyo kurera n'abana neza. Ariko ko isezerano ryawe ritinda, niko n'igihe runaka Imana ibikongera n'igihe cyo kuyikorera. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ntitubitindeho, igihe kizasorera, igihe Yes. Nuko ntitubitindeye igihe runaka ngo ni kure, ngo ni kera ryari. N'icyo gihe twebwe ni ibitugaragariza yuko tugifite umwanya hano ku isi.
yes, ni ikitugaragaza ko dufite umwanya hano ku isi wo gukora, wo kubamo. Mana utabare cyane. Umutwe wa kabiri bavuga ngo umurongo wa 8. Umutwe wa kabiri bavuga ngo Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Haleluya. Mana utabare cyane. Gusangira, kuba hamwe n'abantu, kuganira, gusangira, guhuriza hamwe, gasangira ibyo kurya. Muribuka ko iyi tekinike yo gusangira yayikoresheje cyajya abamarayika bamugenderera kandi baje mu buryo bw'abantu, ariko bakirana ubwuzu bwinshi. Niwe yakuye isezerano. Umwaka ikindi gihe nk'iki, umwaka utaha uzaba ubyaye, uzaba ufite umwana w'umuhungu. Kiki mu gusangira harimo imbaraga. Tuyigira inkingi ikomeye. Ngaho umwana ntaravuka, habayo gusangira, habayemo n'isezerano, umwana arabonetse. Ushaka ikintu gerageza usangire ya mirimo, kora ibintu byiza. Mu bintu byiza harimo no gusangira. Umurongo wa 9, Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Guseka ibintu bisanzwe. Guseka ni byiza, ni byiza. Aho biva bikajyana ni byiza rwose. Ni ikimenyetso cyo kwishima. Yego, ngo babonye rero, ngo bamubonye, muri cyatumye ngabwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Niba Imana ibyemera ko turi mu isi, ariko tuzayivamo. Mu butumwa Imana idutuma gukora, idutuma kubana n'abantu. Noneho hano habayeho kwirukana abantu. No, ntabwo Imana idutuma kwirukana abantu, ahubwo ituma kwegerana n'abantu, gukorana nabo. Nibwo umwuka mubi uhunga, hakaba umwuka mwiza. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Yes, biramuteye agahinda. Nta kintu tuzakora tutari kumwe n'abantu, tutegeranye n'abantu. Imana ibwira Aburahamu iti we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja we wawe. Ibyo Sara kubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Yego, nibyo, niryo sezerano. Ariko dukomeze gutekereza ikintu cyitwa kuba hamwe. Kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Haleluya. Imana irema umuntu, irema umuntu ishaka yuko azaba umuntu w'umumaro, azahinduka ubwoko bukomeye. Buri wese uri mu isi. Niyo mpamvu tudakwiye gusubiza abantu inyuma, kuko buri wese afite umugisha we. Nyango Hagari hari ibyo yabafashaga, yababereye umugisha ibyo byose bamanye igihe kinini, ariko nyuma y'igihe akaba aribwo agenda. Amaze no kuzana umugisha umwana witwa Ishimayeli. Mana utabare. Imana ishimwe yuko izamuhindura ubwoko bukomeye. Ubwoko zamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe,
ko Imana ivuga Aburahamu azinduka kare kare genda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi abiha Hagari abishyira ku rutugu rwe amuha n'uwo mwana aramusenda avayo azerera mu butayu i Berisheba. Tekereza umuntu wirukanye wese unagenda ameze ibyo kurya bamuhaye nk'impamba yamvumbishiramo amazi arambika uwo mwana munsi y'igihuru cyaho mvumbishizemo amazi make mu butayu aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Iyi si irimo ibibazo bikomeye cyane. Yicara amwerekeye atera hejuru ararira. Yesu Imana utabare cyane. Avuye mu rugo rurimo ibintu ariko aragiye. Hari isezerano agiye kujyana n'Imana rindi. Iyo tuvuye kuri point imwe wenda hari ikimana dusezeranije tukigezeho tugiye gufata indi step, hari indi sezerano dutegereje, hari indi sezerano dukeneye rituvana kuri step rikatugeza ahandi. Ubu hano akeneye isezerano. Mu gihe dutegereje isezerano nta handi turikura ni imbere y'Imana. Twumve rero Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Haleluya. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati ubaye ute Hagari? Mana igitwumva witinya kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu ahari. Haleluya. Imana ije n'isezerano hejuru y'ahantu uvuye, hejuru y'uko utazi ahantu ujya, hari isezerano Imana iri kuduha. Hejuru y'uko rya sezerano none imaze kurimpa, hagati aho hari ikiri bukore. Haguruka byutsa umuhungu mufate mu maboko. Imana ikeneye kutubwira ibyo gukora kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Imana imuhumura amaso. Haleluya. Iyi ni step yindi. Turimo tureba steps zibaho kugira ngo Imana dutabare. Abona iriba. Imana ishimwe. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba. Hana ko nta handi bituruka. Ayaramiza umuhungu we. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura. Avuye kuri kwa rwego none atangiye gukura. Atura mu butayu. None atuye mu butayu aba umurasi. Imana imuhaye akazi. Imana utabare cyane. Aba mu butayu bw'iparani, nyina amusabira umunyegutakazi. Yakuze yabonye akazi. Cyane bitwa tuvuga ngo nzakura sinzabona akazi ryari. Iyo umuntu yabonye akazi biba yumva yasubije. Imana utabare cyane. Umutwe wa gatatu. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Imana utabare cyane. Mbere kwinjira muri uyu murongo tumaze kubona uburyo amasezerano tuyageraho, uburyo Imana igenda tuzamura amasezerano, uburyo hagati y'amasezerano hari ibintu biba birimo. Bituruka muki? Gusenga tutakira Imana. Gusenga, soma ijambo ry'Imana. Nta handi buriya ijambo ry'Imana niryo gusenga. Iyo usoma ijambo ry'Imana gusenga. Nituzajye ngo gusenga biriya bindi impamvu dukora amakosa ni dusenga ntaho dusengera muri ijambo. Gusenga mu kuri no mu mwuka. Gusenga mu kuri no mu mwuka ni ijambo ry'Imana yari. Kurisoma, iyo urisoma uba uri gusenga. Ntabwo bivuze ngo urisome gusa Mana waravuze ngo bizagenda gutya bizagenda gutya. Biriya ni uburyo bumwe ariko buto cyane. Mana ngo ijambo ryawe riravuga gutya none nanjye ndasabye gutya. Buriya ni uburyo buto cyane ariko iyo usoma ijambo ry'Imana uri gusenga, uri kwakira imbaraga, uri kuzura ibyiringiro, uri kuzura amasezerano buri adasanzwe, uri kwakira, uri kuyamira aya masezerano yuzuyemo hano aryoshye. Ibidasobanutse bisohoka muri wowe. Ibintu usoma hano bidasobanutse muri Bibiliya bisohoka muri wowe bishiramo.
kuko umuntu akunda ibyiza, ubura umuntu akunda ibyiza. Imana ishimwe cyane. Kaba turakize neza, turakize, ubu nibwo bukire. Uzabaze amakuru y'abantu badasoma ijambo ry'Imana, cyangwa turanayazi, ariko uzase nk'usaba témoignage y'umuntu utari umukristo wumva, azakubwira uzumirwa ibintu bikomeye cyane. Ariko na byandi bikeya twabonye urebe ukuntu Imana yaturinze. None tubyinjiremo neza, twe kugira ibintu dusigira Satani. Kubyinjiramo ni ugusoma ijambo ry'Imana, nta bindi. Buri hano mba ndi gushenga, tuba turi gushenga. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Imana utabare cyane. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Bari bayibona se? Baraje babibone. Imana ko iri kumwe natwe. Tera intambwe, ugira ibintu, usengere ube mu ijambo, usome ijambo. Ukuri soma uburi muraganira n'Imana, usoma ijambo ry'Imana uganira n'Imana, ubu gusenga. Uburi kumva ibyo Imana ikubwira, Imana ibiri kugukiza. Ngo ni ugukwanganya amahagi. Byawo tubi igiti cyiza, cyari ubuto bwiza. Tube straight nka Kristo. Gutya turebe imbere nka Yesu. Haleluya. Tubifate cyane, tucakire Bibiliya vuba cyane, turi gusiganwa n'igihe, twe gukererwa, turi mu minsi iruhije. Ni nk'uko abantu iyo barimo barashaka gusora, barimo basiganwa n'amasaha, ngo yego mu kanya, ngo amadate, ngo barabarangiye, ngo amasanga arabarangiye. Ibyo ni bimwe turwana byo mu hano mu isi, ariko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza kuba Imana kugira umumaro kuri byose. Byaba ibyaha mu isi dukeneye n'ibyo muri eternal life, mu isezerano ry'igihe gihoraho, ubuzima bw'iteka ryose. Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Bya jambo twavuze byo muri Zaburi. Reba Imana iri kumwe natwe. Reba ibintu Imana yadukoreye. Reba igenzura amashimwe ufite. Iyo uri muri Bible nibwo ubona uburyo ushima, nibwo usanga ufite amashimwe menshi, nibwo usanga amasengesho ari amasengesho. Nuko rero undahire, niko bavuga, undahire Imana yuko utazandiganya, cyangwa umwana wanjye, cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'igihugu wasukiyemo. Haleluya. Turi abanyamugisha, abantu babibamo ibintu, bakeneye kubiba ahantu nkatwe nk'iwacu. Muribuka ko Abimeleki ku gice cya 20 ndumva ariho biri, yes, Abimeleki yahaye ibintu byinshi Aburahamu mu gihe bari basukiye bajya gushakisha ubuzima. Abimeleki nawe yamwitayeho, munabyibuka. Haleluya. Yamwitayeho. Ibintu byo mu isi ni ikigaragaza yuko bigeneye abantu b'Imana. Yego biri mu bantu batandukanye, buri wese yaravutse, hari ibyo Imana yamuhaye, utunze n'iki, ariko bigeneye abantu b'Imana. Cyaza vuga ngo rero bari abafite ubutware buhabwa n'abantu b'Imana. Ubutware ubundi bufite umuntu ku isi, umuntu niwe ufite ubutware ku isi. Niyo mpamvu ubutware atari bwa Satani we ikintu afite nuko hari power afite yo kwinjira mu isi no gukora ibintu bitandukanye. Iyo power arayifite, ariko power yacu iri hejuru ye.
Imana ishoboye cyane, power dukura mu Mana. So umuntu afite ubutware mu isi, umuntu ufite ubutware mu isi rero ni wa muntu uri kumwe n'Imana. Utari kumwe n'Imana ari kumwe na Satani, nuko nibandi ibintu byakavuyo biraho, utamenya ngo ibintu biciyana, utamenya ibintu biciyana, utamenya ngo ibintu biciyana, utasobanura ibintu. Ariko n'Imana bari straight, basobanura ibintu ukuntu bimeze. So ibintu byabo rero, abo bantu rero bari smart, nibi ibintu bigenewe. Ibintu byose biri mu isi nubwo biri mu bantu bibatandukanye, abadakijijwe n'abakene, ariko byose ni by'abantu b'Imana. Yes, byose ni by'abantu b'Imana, kuko ni abantu b'Imana nibo babirya neza, tubirya neza. Abadakijijwe bagira gutya bagapfa bakabisiga. Bible ni kubivuga. Bible iravuga iti, nabonye umunyabyaha ameze nk'igiti giteye gutya gishishe, mbyutse nsanga cya giti ntikiriho. Baragenda bagapfa bakabisiga. Ariko natwe tuzapfa. Ariko twite ku kintu cyitwa iherezo, twagitangiriyeho iherezo ryacu. Si ikibazo cy'ibyo mu isi tuzahaba, twese tuzapfa. Ariko nyuma yo gupfa, Benedata, hari amaherezo abiri: umuriro uratutegereje n'ijuru riradutegereje. Kandi tukiri mu isi, ku bantu buriye ko bitegura, iyo witegura ibintu bibi utangira no kubinyuramo. Ariko iyo witegura ibintu byiza utangira no kubinyuramo. Ukora nabi mu isi n'ingwano ze zibyaye n'ibibi azazibona. Ubiba imbuto mbi azasarura imbuto mbi. Ukora nabi azasarura gukorerwa nabi, ajye no mu muriro. Ukora neza azasarura imbuto nziza. That's the Bible. Manshimi ngundahiye isezerano. Haleluya. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira cyangwa nditeguye kurahira isezerano. Abantu badukeneye kugira amasezerano. Ntuzangira nabi, sawa. Abanyarwanda bajya bikora, babikoraga bakanywana, abandi bikaba isezerano ryabo, bakaba biziranye, kandi byakoraga akazi kenshi. Ko njya mbyumva mu buhamya, isezerano rirakeneye ko tuyijyana hagati y'abantu kandi tukaryubaha. Tuzabana iteka ryose, tuzana iteka ryose. Nibyo empo entre, nta bindi wisubira gute. No, isezerano ikintu kigaragaza umuntu utafa ku isezerano niwe bita umuntu w'umugabo. Dukeneye kugirana amasezerano uretse hagati yacu, noneho dukeneye kugirana n'isezerano n'Imana. Sinzagwemukira Imana. Empo entre, basinya, abisinya rwose. Uzi ibisezerano, uzi gusezerana. Imana yo yarabisezeranye kera tutazatugira nabi. Iranabivuga. Imana ni kwiri. Natwe tugomba kubifata natire, ngo yaturemye mu ishusho yayo, ngo duse nayo. Natire yayo, kwera kwayo, ngo ditubabera nk'uko waduhamagaye uwera mu ngeso zacu zose. Mbega ubuzima we, Satani arumirwa. Satani we buno yamaze no kujyana mu muriro, ahubwo yarashize neza. We ntawe ugihari. Ahubwo twebwe turwane no kwanduruka, tugende. Mu minsi ishize twatuma turaganira ku investinga mu bantu. Twinvestinga mu bantu, kore kuri mwene data, muze tugende. Mere nka Loti wabwiraga abari bagiye kuba bakobe, ati muze tugende. Utaza nyine ukomeze wowe ugaragaze, ukomeze urugendemo nibaza bazaza. Dukora ya mirimo evangelism, n'ukora umurimo myiza, niyo key. The Bible katwigisha uko dukora imirimo myiza handi turi. Imirimo myiza, the Bible ni wo matter of pray, nubwo buryo gusenga. Imirimo myiza niho tuyikura, none tuyikore. Urebe ngo haraye Satani yo ntayihari yose. Ahubwo abantu nibo tubona. Satani nta na business dufitanye. Satani ifite iyo yamaze gucirwa witeka, bibazara abamaze gucirwa witeka, twe twabafitanye, twe nturamaze na gucirwa witeka, ngo twe turacyafite ubuzima.
turadiringa n'abantu bafite ubuzima no, diringa n'abantu bakiriho barahari, tugende twerekeza ku Mana yacu iriho ikora. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba. Abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Kandi duhura nabyo hanze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntibigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Mu rwego rwo kujyana isezerano rikwiriye, Aburahamu aritegura kugira isezerano. Ibintu byiza cyane, kujyana isezerano n'abantu, kujyana isezerano n'Imana. That is the close. Ni niwo musaraba. Tujyana isezerano n'Imana, yo yemeye kujyana isezerano natwe twemeye kujyana isezerano nayo, natwe tujyane n'abantu nk'uko na Yesu yemeye. Yabaye igitambo. Natwe twitange umurimo w'Imana. Umuntu ukora umurimo w'Imana neza ni umuntu witeguye ko no gupfa yapfa, ariko apfa azira gukora imirimo myiza. Umurimo w'Imana ni imirimo myiza, nta bindi. Mu rwego rwo kujyana isezerano na Abimeleki, aya maragira ngo barigirane neza, nta gatotsi karimo. Mbese hari ibintu birimo hagati muri twe ngo tubanze tubyirukane, tubikuremo, tugirane noneho isezerano ry'icyo. Wowe turi kumwe, niba turi kumwe n'ibyo bizatuma twubaka ikintu gikomeye. Nk'uko bari bivuga abantu bari bagiye kubaka umunara w'i Babeli, ngo abantu ko bashyize hamwe nta kizabananira. Haleluya. Nta kizabananira. Tugende amasezerano azatuma tuba connect, kandi turihagarare tuvuge ngo niryo sezerano ndihagazeho. Haleluya. Ntabwo umuntu yazakora wenyine, ntabwo umuntu yakora wenyine, ntibibaho. Bantabare cyane. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Haleluya. Bigira gusezerana habamo n'amasinye. Yes, hari kubivugana ku magambo, ariko mukore na sign. Bino ni nko gusangira. Ikintu cyo gusangira kiragarutse, ni nko gusangira. Abo mukorana munasangire. Haleluya. Abo musezerana munasangire, abo muba hamwe musangire. Harimo ikintu cyitwa communion. Aburahamu arobanura abagazi b'intama barindwi bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama barindwi urobanuye bisobanuye iki? Bari gusezerana. Aramusubiza ati, aba bagazi b'intama uko ari barindwi ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari nje wafukuye iryo riba. That's good. Hejuru y'isezerano hariho n'ibimenyetso. Haleluya. Kugira ngo ibintu bibe right. Niyo ngo niba dukunda abantu tugaragaje n'ibikorwa, niba dushaka gusezerano ryacu tugomba kujyana n'ubundi n'urukundo, tubigaragaje ibikorwa, tubyishakemo ibikorwa, tubihige nk'uko imirimo nyine, imirimo tuyihige, tuyikore. Yes, Imana izaduha uko tubikora, izaduha uburyo butandukanye ushobora kubikora. Visit, gusura abantu. Yes, ushobora gusura abantu. Nyanganire niba hari aho nagiye nkoresha indimi nyinshi, kandi turi kuvuga mu Kinyarwanda. Yego, ushobora gusura abantu, koresha uburyo buhari. Yes, uburyo buhari ufite nibwo Imana yagwaye. Hejuru izabwagura, nibwagura uzakoresha nubwo yaguye yashyizeho, uzamenya ko yigavuye ku Mana.
handi tuzayimenyera. Ikintu gihari nuko ugomba gusoma Bibiliya, naho tuzamenyera kwizera Imana, ukomera mu Mana, ibintu byose imbuto, ibintu byose byiza ni hano tuzabimenyera. Nibwo buryo bwo gusenga, usoma Bibiliya. N'ibintu byo gusenga ngo Mana, ngo ibiki biriya, ni uburyo navuga ko ari buto cyane. Ubu nibwo buryo bwuzuye bwo gusenga. Ubu buryo impamvu bwuzuye nibwo budusunikira mu bikorwa. Buriya ibyo dukora ibikorwa nabwo ni uburyo bwo gusenga. Buriya iyo ukora ibikorwa usenga, ushima Imana, gusenga ni gusaba. Iyo uhaye umuntu ni nkaho uvuze uti Mana, ngushimiye ko wampaye, nanjye ndatanze kandi ntegereje undi mugisha wawe. Yes. Hano niho twigira ibyo bikorwa, niyo mpamvu aribwo buryo bwuzuye bwo gusenga. Navuga ko noneho ukagira n'ibikorwa, Yesu usanga n'ibintu bimeze neza. Amusubiza ati aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wafukiye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Mana ishimwe cyane. Berisheba risobanurwa ngo iriba ry'indahiro. Haleluya. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ubwo basubiranye umutima utuje umeze neza, kuko ejo hazaza habo cyangwa ibyo twita future yabo irarinzwe secured, kubera ko abaturanyi be bafite ibintu barameze neza. Basezeranye yuko azabagira neza, bafite umutima utuje. Nawe uramasiganye undi mutima utuje yuko arinzwe, ntacyo azakena. Impamvu tugira umutima uhagaze, ntabwo tubana n'abantu kandi ibintu byacu biri mu bantu. Ntabwo dushaka kujyana amasezerano n'abantu, tugira ibintu dukorana. Dushake dutere intambwe. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Imana icyoneze cyane. Tugiye gusenga Imana ishimwe cyane. Twatuvuze yuko isezerano ari ikintu gikomeye cyane. Aburahamu asubiye ariwe, abandi basubiyeyo. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Nawe Aburahamu amara iminsi myinshi asukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Yumva kumara iminsi myinshi ahantu yabisobanuye ko yahagiriye umugisha. Ni rya sezerano. Niryo rizatuma turama muri iyi si, kubana n'abantu, kubana neza, just nyine gukorana neza, imbuto, cyase gukora imirimo myiza. That's evangelism. Nibyo vuga butumwa. Imana tukiyeneza cyane. Yambariza y'Imana ihoraho. Ashimwe Imana yabanye nawe, ibyo byose mushoboje, ibyo byose muyoboye gukora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Utekereza ahantu utakiranutse imbere y'Imana hose, aho wagize intege nke hose. Utekereza ibihe turimo, usengere. Wumve hari imbaraga ukwiye kwakira, wumve hari imbabazi ukwiye kwakira z'Imana, wumve hari imbaraga ukwiye kwakira z'Imana, wumve ko hari vision ukwiye kugira no gutegereza icyo Imana yadusezeranije, n'uburyo bwo gukorana n'abantu kugira ngo iby'Imana yadusezeranije izabinyuza muri abo bantu. Mana nziza, tugushimye neza yawe. Turihanya twatacyatse mu maso yawe, twakira imbabazi zawe nk'uko wadusezeranije yuko ibingibi ibintu bitatari uburinzi kuri twe, ariyo umutaka uduhaye muri ibihe bikomeye turimo. Bwiza uje kudutwara. Twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo.
binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu gukora imirimo myiza no kujyana isezerano n'abantu no kwana nawe data kugira ngo dukore imirimo myiza yawe. Tukuye kugira ngo ukomeze tuganirize ibyo tugomba gukora, cyose niba niba myiza dukora imbaza izina ryawe. Turakunezerewe, dushimiye umwanya mwiza uduhaye, dushimiye kuri igice, dushimiye n'igice tugiye gukomeza dusoma igice cya 22. Turanezerewe tuzi yuko uzaganiza na imitima yacu ibintu bikomeye cyane byiza cyo n'ikibi cyawe. Turakunezerewe, tugushimiye imbabazi zawe n'imbaraga zawe ku buzima bwacu n'uwamamare. Turakunezerewe, dushimiye ibyo wakoze muri twe kandi dushimiye n'ibyo ugiye kudukorera. Dushimiye imbabazi zawe, dushimiye imbaraga zawe duhaye, dushimiye umugisha wawe duhaye cyo n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko yabanye natwe kandi ikomeje kubana natwe mu byose cyo n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Turyoherwe n'ijambo ry'Imana. Karibu ukomeze tuganire ku mbuga zose zacu zitandukanye. Comments ni nziza, like, share kugira ngo dusangize Benedata ubutumwa bwiza bw'Imana. Duhamagara n'abandi kugira ngo kwegerana nta ibindi, ntabwo dukwiye gukora twenyine, twegerane dukora ibikomeye cyane. Mu kwegerana niho harimo imbaraga z'Imana. Kwegerana tuganira ijambo ry'Imana, hanyuma tugakora n'ibyo tugomba gukora mu mpano zacu zitandukanye. Imana yatuyoboye. Izina rya Yesu Kristo. Amen.